izina ry'Uwiteka ntabwo jina la Mungu lipewe sifa. Kumbuka si kumbuka hata pesa ni Bwana Mungu. Kukumbuka n'umukumbuka kwa kumbuka ni majifu ariko Imana lakini Mungu ikwiye gushyirwa hejuru. Ushimiye Uwiteka Imana warinze Claude n'umufasha we Mungu aliyechunga Claude bakava wake Tennessee wanatoka urarya n'urugendo rw'amasaha ngahe safari ya saa ngapi amasaha 3 masaha 3 nibe namwe ubu mugenda muri drive munaenda mukitembeza eje nibuka abantu bavaga imushaba eje nakumbuka atakuwa natoka huko mushaba inyuma imakomare kule nyuma bagenda urugendo rw'amasaha safari atanu masaha 6 na kuvuja bagenda kusikiliza neno uzibari ikindi cyabazanye nawaza kuna kintu kinawaleta mwafashe gazi mlikamata gazi yenu mnataka gari si kumbuka mnakuja kuangalia lakini mnakuja kusikia neno la Mungu watu wa ile bidii yenu si ya bure kwa Bwana. Amen amen. Baada ya chakula Mungu wetu apewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Ibana jamaa nakere tena hawachelewe tulikenta kizetu Kentucky tunachelewa ntibajye bakererwa wachelewe ariko turi muri Kentucky sisi tuko Kentucky tunachelewa ziko si kibazo unaona siswaga tatizo birakomeye niko nguvu umunsi urubanza bazaducira aba tukatia hukumu nibi bikomeye cyane uzindaba abiri makomare bakererwa ariko abizi byasample barakererwa wanachelewa kubera iki wangu kagenda anytime kagenda saa yote nitaenda saa yote nitafasha lakini Mungu atatusaidia kusudi tutimize maana acha kutubariki kandi twifuata kwa Imana haya kazi na shirika na Imana yake nziza wetu ni mwema. Imana yacu Mungu wetu ifite byose iko na vyote ndani ya mikono yake ipfumba tujipfunzi cyayo inanyosha bigahaza kwifuza kunashimisha watamani inyamaswa nyama watu ibyaremwe byose ile yote bikaneze ina furaha. Shimia Imana kuona Viki. Nashukuru Mungu kuona Viki tunakula mtijemeza na kusalimia ndani ya jina la Yesu. Kinejeje no kuona manafresh na kuona ndani ya mkutano uje kuona kuona ndio kwa miaka mingi nyuma miaka mingi kuona na inaona na wale ina Bwana Mungu kwa sifa. Amen amen. Na watu bashitsi bose bari hagati wote katikati yetu bakiriye ku meza yo mabakaya mezani kwa Bwana umwami wacu jina Yesu Kristo. Turahaguruka imero biteka tutasoma mbele ya Bwana turasoma igitabo cy'abami ba kabiri turasoma igitabo cy'abafalme babiri ibice 19 sura ya 19 turahera ku murongo wa 14 tuanza mstari wa 14 mstari wa 14 abami ba kabiri abafalme babiri ibice 19 sura ya 19 kianzia na Yesu katika Yesu Kristo. Bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko ararwakira ararusoma. Hezekiya aherako arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka arurambura imbere y'Uwiteka. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere ati Uwiteka Mana ya Israeli wicara ku bakerubi ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka uwumve, kwejesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumve amagambo ya Senakeribu yatumye utuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka
abami ba Ashuri barimbuye ayo mahanga n'ibihugu byayo, bajugunya imana zabo mu muriro, kuko zitari imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu, n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye. Nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye aka kanya keza kuduhaye n'ijambo risomewe mu matwi yacu. Turakwinginze kugira ngo udukure ibyoka byacu by'uyu munsi, udukure mu kirere cy'umubiri tujye mu kirere cy'umwuka, maze Data mwiza udusuke amavuta yawe, maze kuko wavuze ati uvugana bumva bose basangire, nugendera abandi natwe ntudusige. Uze wibere ku murimo usanzwe ubigenza, tukwabashe kwiza Yesu Kristo. Tubasha kwicara. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugarutse imbere y'Uwiteka Imana, ariko turacyari kuri rya jambo imbaraga yo gusenga. Nta imbaraga yo gusenga, uko gusenga kujya guhindura ibintu. Mu gusenga harimo imbaraga. Abantu bari gusinzira turabasabye nihangane mu kanya gatoya, ntago tubatindira. Mu gusenga amasengesho ajya ahindura ibintu uko bitari biri. Amasengesho harimo imbaraga isenya ibihome by'umwanzi. Mu masengesho harimo imbaraga ibasha gukingura ijuru. Mu masengesho harimo imbaraga itandukanye n'imbaraga zose. Mu masengesho oya byumve neza. Hezekiya umwami wa Ashuri amwandikiye urwandiko, yamubwira ko agiye kuza kumutera, kandi igihugu cye agiye kuza kumutera. Hezekiya akimara kubyumva yumva ko we bimureze. Mumbare muve amagambo, yumva ko bimureze, yumva ko nta kindi yakora. Amenya ko umwami wa Ashuri akomeye, amenya ko afite ingabo, amenya ko ari ibihugu byinshi, amenya ko ibihugu byinshi yabihinduye. Ariko aravuga ati nubwo biri uko, nubwo bimeze gutyo, nubwo warimbuye abami benshi, nubwo wahinduye ibihugu byinshi, ariko nzi yuko dufite Imana. Nzi neza ko dufite Imana iruta ibyo bihugu warimbuye, iruta abo bantu warimbuye. Dufite Imana nkuru. Hezekiya afata rwa rupapuro aruzana mu nzu y'Imana, ariko muri kubyumva neza, ararufashe aravuga ati urwandiko nubwo narwandikiwe nanjye kaduzamure kwa bose wanjye ariho turangurira. Nawe araruzana arurambura imbere y'Uwiteka Imana, aravuga ati Romana rwa rwandiko banyandikiye uru ugiye kurusomera imbere yawe. Amen. Aruzana imbere y'Imana, arurambura aho ngaho, aravuga ati Mana rero uru rwandiko je kurusomera, utega ugutwi kwawe wumve, uhejeshe amaso yawe kandi urebe. Ibibazo byawe bya bintu ufite birambura imbere y'Uwiteka Imana. Wenyine ufite igisubizo, nta wundi muntu ufite igisubizo cy'ibibazo byawe, Uwiteka Imana wenyine, kuko abantu ntacyo bakumarira. Hezekiya amaze kurambura imbere y'Uwiteka Imana, arasoma abwira Imana ati Imana, umwami wa Ashuri yarimbuye ibihugu, umwami wa Ashuri yarimbuye amahanga menshi, ariko
arataha. Imana yamubwira ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Amen. Imana yacu iri kumwe natwe. Bya bintu byose byakunaniye birambura imbere y'Uwiteka Imana. We kubirambura imbere y'umuntu, umuntu ntacyo yakumarira. Dusaba ntiyagira icyo akumarira, kumbuka ntiyagira icyo akumarira, ariko Uwiteka Imana wizeye byose azabikemura. Amen. Amen. Uwiteka Imana bya bindi byakunaniye mubwire. Amen. Amen. Dusomere Ezra kabaki. Dusomere Ezra. Baro muri Ezra. Umunani. Urema 21 na 23. Umve ijambo ry'Uwiteka Imana. Ezra. Ibice 8 ni hafi ya Esteri. Ni hafi ya Esteri. Ezra 8:23. Turasoma mu izina ry'Imana Kristo. Amen. Maze ntegekera kwiriza ubusa uhagende buhoro. Komeza. Maze ntegekera kwiriza ubusa. Maze ntegekera kwiriza ubusa. Aho ngaho kuri mugezi ava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Maze ntegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose, kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo. Muve amagambo bayatega amatwi ahangaha ku murongo. Kuko nagize isoni. Aba Ezra yabwiye umwami aramubwira ubwo yarababwiye ati none ko mugiye gusubira iwanyu Kanani, none muri kumva mwizeye umutekano, dufite Imana kandi Imana yacu irakomeye, none tureke tugende. None agezeyo abonye bikomeye, intambara yinjiye, none ko nirase ngo dufite Imana, nkaba navuze ko dufite Imana, none ajya gusaba ingabo atoya. Ugira isoni kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubabisha, ari kubabashaka bose ngo abagirire neza, kuko bari babwiye umwami bati dufite Imana, dufite Imana ikomeye, Imana kandi ukuboko kwayo kuri twe. Yumva ntiyajya gusaba abasirikare, aravuga ati ibyacu byose nubwo duhenda urugamba ariko dufite jemadari wetu. Urugamba rwawe, ibibazo byawe byubwira Uwiteka Imana. Amen. Imbaraga zo gusenga. Hezekiya nta kindi cyatumye anesha n'amasengesho. Gusenga ni intwaro ikomeye. Gusenga nicyo cyonyine. Mu gusenga niko konyine guhindura ibintu uko bitari bikwiye. Amen. Oya yumve neza. Mu gusenga Ana yamanutse Shilo agiye gusaba umwana. Mu gusenga kwe uwari ingumba ababyaye kabiri, niko
wari kwivugira uwari ingumba bya hekari byahinduwe n'iki no gusenga kuomba ariko ntabwo ari kwa kundi ugenda umwana wongeye kuryama none mana oya hapana dufata umwanya wiherere maze usenge kuko gusenga ni umwanya ufata wo kuganira n'Imana ntabwo ari umwanya ni umwanya uri special umwanya w'agaciro ugomba gufata umwanya kuko ari ugiye guhura n'umuntu uri special oya byumve neza iyo umuturage agiye guhura na perezida akavuga ati mfite ibyifuzo natura perezida arambara neza akitunganya akamanuka agiye guhura na perezida n'amagambo ye ababaze amagambo aravuga imbere aba yayanditse yayatondeka akavuga ati aya niyo ndabwira kuko perezida ntashaka ngo uzane bya bigambo dusomeye John turebere Matayo turebere Matayo niba hariya ku murongo Matayo 6 usomera ku murongo wa 5 usomere mstari wa 5 soma mzuri Yesu Kristo amen hahirwa 6 ku murongo wa 5 nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo rero nusenga uje winjira mu nzu ubanza ukinge urugi uhere ko usenge so mwihereranye nuko se ureba ibyiherereye azakugororera umurongo wa 7 mstari wa 7 namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba amen nimusenga mugisari mwebweho ntabwo ari bose ni mwebweho nimusenga ntimukabe nka babandi bavuga amagambo bayasubiramo kuvuga menshi ntabwo ari gutuma wumvirwa ahubwo bya bindi wajyanye imbere y'Imana yibwira ati rero Mana ibi byarananiye none nzasiga ubutabazi bwawe aho ngaho naho kuvuga byinshi bisubiramo ntacyo byamara ntimukabe nk'indyarya ntabwo turi abanyamadini abanyamadini bo yabavuga ngo tugiye kujya gusenga ngo tugiye kuzamuka igitare bakazana amakamera ngo murebe uko turi kuzamuka igitare murebe uko turi gusenga oya aho ngaho ni uburyarya ariko weho uzajye mu nzu yawe ukinge maze uhere ubwire so pale mwisho wa mbingu ukijificha pamoja ugiye kumubwira ibibazo unaenda kumwambia swali au tatizo yako niba wizeye dusabe mubwira ati mfite icyifuzo umwiringi ukimtumainia tujyane gusenga twende pamoja mfite icyifuzo nataka dusenge ariko ingorane ya none nimujyana dusabe ngo tugiye gusengera icyifuzo cyanjye niwe uragishyira hanze tutaranavana hahantu ariko yubwiye so niwe nshuti nyanshuti itabura mu byago no mu makuba bita kuvamo ibyo uyibwiye byose kandi irabikemura nta
silaha ya gusenga kuomba. nta wasenze ugeze akorwa na Hakuna mwenye alisali akaandika. Amsikilize vizuri. Morodekayi mu gihe byari bakomereye, Mordekai wakati alikuwa nguvu kwao, Esther aramubwira ati Esther amwambia ati mugende gusenga, mwende mkaombe, nanjye ndajya ku mwami, nami nitaenda kwa mfalme, nimpagera kifika ndiye ko namugiraho umugisha, ariko musenge. lakini muombe. Morodekayi barasenga, Mordekai anaomba, Esther nawe yari nawe bari gusenga. Filipo anaomba. Bukeye mu gitondo Kwa asubuhi umwami mfalme Imana kwa Mungu ifite tekinike zitandukanye n'iz'abantu. iko na kinza na fanya tofauti na wengine. Umwami wasinye urwandiko rwo kubica, Aliyetia sahihi barua ya kuwaua, atanye Imana imubuza amahoro, Mungu anamkosha salama. ati muzane abaririmbyi, Muletee waimbaji, barabyinnye amahoro arabuza, salama inakosa. basi muzane abantu bo kumbwira amateka, baraza Wanakuja, nta mahoro, hakuna salama. Nasikia kabisa siku muzane basi igitabo. Lete kitabu. Iyo ni operasiyo y'Imana, Hiyo kabisa operation ya Bwana. kuko niba Imana hari iki cyakugukemurira, ifite operasiyo izanyuramo, ntabwo izajya mu ntekerezo zawe, kuko ibyo wibwira sibyo Imana yibwira. Ndio Mungu anajambia. Aratangiye arasoma, Anasoma. harya Sasa huyu kuko ari ngiye babenda kunyica ndi naona wakati kutaka kuniua, wanguriye huyu mtu kabisa aliweza kuniambia wataniua. ariko uyu muntu hano ikintu yagororewe, Lakini huyu mtu kuna kitu alimlipa. bamugororeye iki? Kulipia nini? Ntacyo. Hakuna. Abahe usukuzamu hariya Yule mzamu mwenye kumramba. niwe Ndiye. biri gukorwa n'iki? N'amasengesho. Ati ninduri mu rugo Na mwenye kwa nyumbani. ngo ni Hamani. Hamani wamanitse igiti, Hamani alisimika ni uri mu rugo, ndiko nyumbani. ni umuhamagaro, Muitishe. ngwino hano. Kuja hapa. Uwo mwami akunze kubaha Mfalme anapenda yakorerwa iki? kutii, anaweza kufanya nini? Anaweza kulipia nini? Umwami akunze kubaha Mfalme anapenda kutii, ni njye, ni mimi. ni njye yubahwa, Mimi natii. ni njye nizerwa kuri we, Muamini kwake. we kuko azi ko nta ibyo operasiyo ze yakoze, azi ko bamusinyiye n'urwandiko rwo kurikura Abayuda, ariko operasiyo z'Imana ziri gutekinika kugira ngo cya giti yamanitse ari ukimanikwaho, kuko Imana ibyo wibwira sibyo wibwira, n'imigambi yawe itandukanye n'iyayo. Ntukagire ikibazo mu kigeragezo, menya yuko shebuja w'igeragezo ari hejuru yabyo. Amen. Amen. Hamani baraje, Hamani anakuja. mwami nitabye. Mfalme anaitika. Umwami akunze kuba yakubyakorerwa, Anapenda kutia, anaweza fanywa nini? bafata ikamba ry'ubwami Apate taji la mfalme, barimwambike, walimuvike. bafata imyambaro y'ubwami Mavazi ya bayimwambike, walimuvike. bafata n'ifarashi y'umwami bayimwicazeho. Walimuvikarishe. Urusha abandi icyubahiro agenda kuvuga ati uku niko bazajya bagenza umwami akunze kubaha. Mfalme anapenda kutii. Ndiyo. Nibyo nta bindi nibyo bamuzengurutse mu Kentucky, bamugeze Washington, bamuzengurutse Washington yose bajyana. Ndiyo. Ibyo uko ubivuze hatabuze na kimwe, genda urebe akagabo k'akazamu hariya bita Morodekayi ubigukorere. Narinzi kumenya Nilikuwa nawaza kama ni mimi. nuko bibaye. Vile vinakuwa. Iyo operasiyo yakozwe nande? Yakozwe n'ijuru. Amen. Kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana ni ubuzima. Oya byumve neza. Abasiriya bapanze gutera Abisirayeli, bajya gutera bagasanga Abisirayeli babimenye. Ariko ibintu ni ibiki? Kubera iki tuyo gutera tugasanga iriya babimenye? Abandi ati bafite umuhanuzi. Umva dufite Imana, mwe kugira ubwoba zifite Imana. Ibigeragezo naho byaza mupfukame musenge, kuko ibibazo byose uhereye kera kose twebwe urugamba turwana
surwa mangumi urugamba turwana surwa inyama n'amaraso ahubwo icyo twara dufite n'amasengesho. Nta mukristo udasenga. Hakuna mkristo kabisa hawezi kuomba. Nta mukristo hakuna mkristo mwenye aomba. Gusenga, kuomba ni intwari ikomeye, ni silaha ya nguvu. Gusenga, kuomba. Niba anayarasenga ari ngumba gasenga anaomba nazaa. Ana ntiyari umuntu umeze nkawe. Ana azava mtu kama wewe. Niba masengesho kama ndani ya maombi Imana Mungu uwagomba kwicwa abari muhabwa icyubahiro anapewa heshima. Morodekayi zero umuntu umeze nkawe mtu kama wewe. Nawe se na wewe omba. Se urebe ko Imana itabikora. Uone kama Mungu atakifanya. Amen. Amen. N'umugabo musenge, wanaume muombe. Ni muri umukobwa uri kumva wariye kwati ko uzabona umugabo gute? Shyira amavi hasi umusaba Imana. Muombe Mungu. Abasore basaba Imana. Niba ari umusore avuga uzabona umukobwa uri mu Imana gute? Shyira amavi hasi uyibwire Imana byose izabikora. Ariko nutangira kwamureba udukobwa urebe dufite udutayi urebe dufite uzacyura amatayi ucyura inzobe nziza ucyura igihagararo cyiza ariko nta mugore uri Imana uzakuramo. Wa mukobwa we nugenda urebe umusore ufite amatuza uzacyura uwo ntabwo uzacyura umusore uri mu ijambo ry'Imana ariko uzasaba Imana Imana izaguha umwana w'Imana. Niwishakira uzabona uwo wishakiye ntuzabona uwo Imana yagushakiye. Amen. Amen. Mu gusenga ndani ya maombi harimo byose. Kuna vyote. Yakobo atubwiye ati utambie Yakobo 5 kuri 13 mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge. aombe. Muri mwe ndani yenu harimo umuntu ubabaye mwenye ana huzuni. Mu bafrere harimo umuntu ubabaye, mu basere harimo umuntu ubabaye nasenge. aombe. Kuba kamwe mujye kuraguza Murakwambia ndio kupiga kundi. Ubabaye najye kuraguza najye kwande pasaro oya ubabaye nasenge. aombe. Nukubera iki burya mu masengesho harimo igisubizo cy'ibibazo byawe byose. Hariho umunezero. Kuna mwenye ana furaha Naririmba. aimbe. Niba unezerewe biriba ariko niba ubabaye senga. Omba. Muri mwe hariho urwaye ndani yenu mwenye anagonjwa mwatumire abakuru b'itorero bamusengere bamusize amavuta baka mafuta mu izina ry'umwami ndani ya jina mfalme bamusengere bamusize amavuta mu izina ry'umwami kandi isengesho ryo ombi la kuamini bizakiza umurwayi. umwami ahagurutse amusimamishe kandi n'abarakoze n'ibyaha azaba bibabariwe atakuwa anasamehewa. Amen. Urwaye ubabaye nasenge, urwaye atumira abakonja, uwishimye aririmba. Mwenye na furaha aimbe. Akomora kubara Imana yadusigiye byose yakiduhaye. Niba ubabaye ukaba ari ibintu byakureba shyira amavi hasi winginga Imana yakubira igisubizo. Naho nutangira guhamagara muri Afurika mucakira nimero za Sarongo. Yewe byakomeye mucakira nimero za Sarongo mubaze uko byagenda
bizagenda bite azakuzirikira mu bapfumu uzarinda upfa utafuka katakufa umukuye na bila kupata jibu kwake. Eliya atega umwami Eliya wari uvuye kuraguza sika mfalme alikuwa anatoka kupiga rabuni uvuye kuraguza mu kigirwamana. Umwami yari atumye abakozi bajya kumuraguriza bakiri mu nzira Eliya nabo baraje anakuja murajya unaenda wapi? Tunaenda kupiga rabuni wapi? kigirwamana Kwa miungu. mugende mubwire umwami Mwende mwambie mfalme ujya kuraguza mu bigirwamana naenda kupiga rabuni kwa miungu ya Ekroni. Israeli nta mana Ndani ya Israeli hakuna Mungu. ubwo wakoze iki Leo unafanya indwara urwaye ugonjwa na unagonjwa ujya kuraguza ibyo uzaraguriza bizakwica uzapfuka rabuni vyote kwa fungu vitakuua. babagarutse Wanarudia bibaye bitakuwa je kuko duhe n'umugabo haraka tubwira ngo tugaruke mugaruke urudi ameze ati iko je kanuma ingabo acha nitume majeshi. yohereza ingabo Anatuma majeshi. umuntu w'Imana umwami aravuze ngo ngwino Mfalme anasema kuja. niba ndi umuntu w'Imana umuriro n'umanuka batwike Moto shuki wakuze. nta n'ibintu byinshi Hakuna mambo mengi. nta no kubanza kwiyiriza nta no kubanza kuririmba. Niba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuke ubatwike ako kanya 50 wanarungula. babarahiye Wanarungula. umwami abyumvise Mfalme akusikia. burakari buraje yongera atuma abandi Anatuma wengine. umuntu w'Imana Mtu wa Mungu. umwami aravuze Mfalme anasema ngwino kuja. niba ndi umuntu w'Imana umuriro nama numanuke ubatwike nibo babarahiye Nao wanarungula. kubera iki Wanini? gusenga Kuomba. imbaraga Kuna nguvu. mu gusenga Ndani ya maombi byose kuna vyote. uwa gatatu abyumvise Mtu watatu wakusikia. bagenzi banjye bari abasirikare Wandugu zangu walikuwa majeshi. none Sasa ibi babayeho nanjye bora byakora mimi niweze kwa kwangu. araza Anakuja. umuntu w'Imana Ndio mtu wa Mungu. niba nkugiriyeho Kama umugisha nakuwa nakula kwako. niba nkugiriyeho Kama nakuwa na umugisha baraka kwako. n'ubugingo bwawe bukakugiriraho Nakuwa umugisha na baraka kwako. umwami yaravuze ngo Mfalme anasema kuja mwitike. ni ukuvuga ngo icyo Imana ishaka icyo Imana ikeneye guca bugufi kwawe. Kuelekea kwako. Amen. Amen. Hantu wowe udashoboye yibwire. Mwambie. Hepfo hati Chini eti mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Niba mushaka gusenga by'ukuri mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Niba naracumuye kuri dusabe nzagenda kwa dusabe ugati dusabe mbabarira yemwe mumbabarire nari umuntu akoshereje n'Imana imbabarira none uwo wakoshereje sasa ule mwenyewe wasi wake tunakujaje sanguo kutana ule ari ubwire mwambie no kubibwira iteraniro niambia kanisa byakumarira iki watakufaria nini hari umuntu nakoshereje abantu ni benshi watu ni wengi mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Gusenga ni ugushyiramo umwete kutia ndani bidii. reka mbaho urugero Acha nipatie mfano. Mnisubirie. Umukobwa washatse umugabo muri Afrika, Msichana mwenye anatafuta mume Afrika ashyiramo umwete anatiamo bidii no kumudekarara cyane, ajya mu baroya agatanga amafaranga none kugira ngo arebe ko ejo yaza. kama kesho atakuja. Uzi ngazaza nushyiramo umwete icara mu rugo uzabe kaza. Ikara sasa angalia kama atakuja.
nubwo mwasezeranye imbere y'ibendera ryo kwa Kagame nakurahiye nutamudekarara mushyire mu mwete ntabwo uzamubona. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Senga ushyira amavi hasi yange wongere ukomeze. Mwese mumaze icyumweru nsenga wakomeje uri gucika intege komeza. Hari igihe wazanye dosiye yawe hari izindi ziri imbere yawe, izo ziri imbere yawe kugira ngo bazirenga reka bamanze basubize Olive wasabye mbere. Dosiye ye nimara kubona yo bizagerwaho buhoro buhoro. Imana ijya umva wa muri nyanza bya Yesu ni kumurongo. Amen. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete. Nugusenga umwete ni kuomba kwa bidii. Ntabwo ari gusenga ngo none ariko kuomba leo ugisenga ugiye kurya naomba kwenda kulala, ugisenga ugiye kurya naomba kwenda kulala. Sio kamera yacu, sio tabia yetu. Dusenga tugiye kurya naomba twenda kulala, akaba ari gutondagura twatwifuzo twawe twose mahitaji zako zote. Ugeze mu buriri kwenda na kitanda wahava ukitoka basi inaishi. Lakini Mungu ishaka kusenga, anataka uombe. Uyakumve neza, asikiliza vizuri. Abisirayeli mu gihugu cyeje mugiye babarembejwe n'uburetwa, ikiboko kiri hejuru yabo, nta kindi bakoze. Baravuze bati burya aho tugeze biradusaba gusenga, kuomba. Bashyira amavi hasi yaba ari gukata ibyondo, agakata ibyondo ari gusenga, agakata ibyondo ari gusenga. Ibyo ari gukora byose agasenga. Muzi ngo umuntu asenga ushobora kuvuga ngo none se unaweza sema eti guhora ngo nasenga gute nezi omba je no mu kazi nikipata ndani ya kazi aho uri hose mu kirere cy'amasengesho ndani ya anga ya maombi wasenga nezi omba kuvuga ati unaweza kusema ibyo vyote niko ndabizi ninabijua, ukirengagiza amajwi ari hano ukabuza icyo uriho ukavuga ati mana nubwo ndi umva. Namani yabwiye Elisati ubwo mwanzi impano zanjye ibi bitaka bya hano mbijyane iwacu nzabikira mu ngoro ya Rimoni, aho mu ngoro ya Dagoni nzabishyiramo. Igihe umwami yiyegamije njyewe umutima wanjye, ariko muri kumva aya magambo, njyewe umutima wanjye nzaba mfukamye, umutima wanjye uri ku Mana ya Isirayeli. Amen. Nubwo ndi mu ngoro ya Dagoni ariko umutima wanjye uri kwambaza Imana. Amen. Uri kwambaza Imana. Ushobora kugenda unaweza kwenda aho uri kugenda mahali unaenda kwa masengesho kwa ndani ya hali ya maombi, aho unyuze mahali unapita urajya kuzurura uri kubara inkuru, unaenda kushinda na tugenda hangara amabari ile si wakati wa maombi. Niba twavuze ngo nugusenga tunasema ni kuomba, bakaba ngo uyu munsi tuziyiza leo tutashinda. Ingo menya ngo niba uri mu mwuka w'amasengesho bya bindi no kuzurura no kubara inkuru no kunegurana ndasema bitie pembereni. Umenye ikirere uriho, ujue anga unayo. Nubwo igihugu turimo kimuhishe ari ndani na tuchosha, turi muri Afrika kera kwa Afrika zamani mtakuwa naenda ndani ya shamba ukirirwayo unashinda kule ukasenga ukaomba, ukarya mu gikuyu, au kumbuke kule ndani ya gikuyu ukagenda ukara ahantu hari igikoti ukicara n'igikuyu ukasenga ukayibwira ukabwira Imana, unaambia Mungu niherereye, ukijificha pamoja bugacha unakucha kabisa. Uri kubwira ukiambia nani? Somisho baba yako ali mbingu, ukamwambia mwiherereye, ukamwambia ukamvicha byao byako vyote. Kumurimbya kama vile tubaje anasema fata mwanya, ukamata muda uyiherere ujifiche, maze usenge. Sasa wewe uombe usuka
usuka amaganya yawe kabisa imbere y'Imana yawe, uyibwire byose ku murongo, ibikugoye ni amadeni, bibwira Imana. Ukeneye inzu, bwira Imana. Ukeneye umugabo, bwira Imana. Ukeneye ko urugo rwawe rutera imbere, bwira Imana. Urubyaro ukeneye, bwira Imana, kuko Imana ari ifite byose mu biganza byawe. Amen. 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 Mu gusenga ndani ya maombi harimo byose, na vyote. mu gusenga Ndani ya maombi niho honyine ndio pekee hari igisubizo kibazo najibu na swali zako. naho Bali nubibwira dusanga ukabibwira kumbuka ntacyo azakumarira, icyo azagukorera azagutangaza. ataenda kukutangaza. Uzi iyo twiriwe se, Unajua kitu tunashia nakubonye yewe, uzi byabaye unajua vile kuwa yewe nuze federi yanjye ngo tujye gusenga, ngo tujye gusenga wareba urugo rwe umugore yenda kukuramo umwuka. None yanjye ngo tujye gusenga ngo rebe ko wenda ku mugore Imana yamworoza. Nuko bimeze, niyo mwiriwe uretse bimeze bite. Yewe umugore wasigaye umva uno kubita wenda ari hafi yo kumusohora mu nyumba. Kubera iki? Juu ya nini? Iherera n'Imana. Wewe jifiche na Mungu, ariyubwira, mwambie, ariyusenga. muombe. Ikibazo cyawe ntabwo kizumvikanishwa na dusabe, ahubwo wowe ubwawe n'Imana yawe. Ariko dufite abagaragu b'Imana, babwire niba wumva uyobowe batubwira ati muze mu nsengero. Wewe mwambie kuja muri Ikibazo cyanjye mugishikirize Uwiteka Imana. Imana Mungu ifite byose. kwa Mungu ana vyote. Amen. Amen. Gusenga Kuomba ni intwari ikomeye. Islamu, Gusenga kuomba nicyo kintu cya mbere, ndio kitu cha kwanza. nta kindi cyatumye Kuna kitu kingine kiliacha. Tabita azuka Tabita anafufuliwa ni amasengesho. ni maombi. Nta kindi cyatumye Paulo na Sila bava mu nzu y'imbohe Kutoka ni mnyumba amasengesho. ni maombi. Abami ba mbere 18. Wafalme wa kwanza 18. Mstari wa 40 mirongo itatu na gatandatu. mstari wa 36. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Eliya ati ku isaha yo gutamba igitambo, Saa ya kutoa zabihu, yegera igicaniro anasogelea zabihu, aravuga ati, Mana anasema ati bimenyekane ijulikane ko ari weho Mana. kama ni wewe Mungu. Nawe ikibazo cyawe kibwira Imana, yibwira ati, Roho Mana, iki kibazo cyanjye ni kera Zamani kabisa. kingoye, ni kera kinduhije, bimenyekane kuri Imana. Ijulikane kama uko Mungu. Ugaragaze, Usionekane. uyibwire. Umwambie. Maana numara kuyibwira, Kisha mwambia iceceke, ujinyamazie. uyibwire, Mwambie asile utegereze, wewe uchunge. utegereze Imana. Uchunge Mungu. Abisirayeli bazengurutse Yeriko, walizunguruka Yeriko. barayizenguruka. Nawe icyo kibazo cyawe uzengurukisha amasengesho. Wewe zunguka na maombi. None uze ubibwire Imana, ejo wongere ubwire Imana, ejo bundi ugaruke ubwire Imana, nturambirwe. Usichoke. John dushakire hariya muri ntuze aho wa muntu yatitirije, wa mupfakazi atitirije umwami muri muri Luka 10. Luka 18. Turebera
harebe Luka 18 tumura murongo wa 9 amen cumi n'umunani umurongo w'icyenda muri Luka ndani ya Luka turasoma izina rya Yesu Kristo. Uyu mugani yawuciriye abiringira ubwabo ko bakiranuka bagahimbaza, akamwambia mfano huu watu waliojikana wa mbere 18 mstari wa kwanza acira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. amen arababwira ati hari umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati anamukuta akamwambia ndengera ku mwanzi wanjye, nisaidie kwa adui zangu. amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko Umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze ngo bibaye bityo Imana se iyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko amen umva n'ugutitiriza uyu mupfakazi aragira atitiriza umwami, aramwinginga wandengera, mwami akamwirengagiza, wandengera akamwirengagiza. Bwaca mu gitondo ninde ni wa mugore uri hano yagarutse mugata yakumva ejo mu gitondo akumva Imana nayo ititirize, irebe ko ufite ubushake. Niba ari intege nke ufite, titiriza Imana kugira ngo uguhe imbaraga. Niba ari amavuta ukeneye, yisabe uyititirize, Imana izayaguha. Niba ari urukundo rwa kivandimwe, iginga Imana izarumuhereza. Ariko niwicara ntabwo uzabona, niwicara gusa ukigara tu. Yakobo Imana yavugiye Yakobo nakunze Yakobo, nilipenda Yakobo, Esau naramwanze. Esau namukatala. Kubanyikundiye se bana bivuze ngo baranguze, walipenda uriya baramwanze, ule balimukatala. Nguyu Yakobo atagiye guteka ibishyimbo, Yule Yakobo anaanza kupika, atangiye kubikaranga, akubisemo urusosi, akubisemo ibyo kubihumuza, akubisemo igitunguru, ataye kumva, anaanza kusikia harufu bema ibyo biryo bila chakula. ko ndi kumva Bana sikia no kubigura ni kubiuza, yale wakula ya bure. ndabigura iki? Utauza nini? Uramukuru Unipatie ukubwa. ubukuru nibwo ushaka, Nataka bamuha ibiryo, nipatie chakula. yitabe Wewe kabisa peleka. yibwira ko ari ibiki. Icyo Yakobo yari akeneye yari akizi. Ibyo wiyaturiraho ibyo bizakubaho. Jya ubyuka wiyaturireho imigisha, uvuga ati Mana nzereye umugisha wawe kuri uyu munsi. Ukibyuka wiyaturireho umugisha. Akimara kwivuye ati ndabuguhaye, yibwira ati tutazasubira mu nda se. Yakobo urugamba yari ariho bukeye mu gitondo, wibuke ko banavuka ari bavutse amufashe ku giti. Nguyu yakomeje urugamba kugeza igihe yambaye uruhu rutonyaga amaraso. Nta kindi ari gushaka, ari gushaka umugisha w'umwana mwiza. Ntabwo yavuze ngo barankunze, yarwanya urugamba nawe jya urwana urugamba rwo gusingira ibyasezeranyijwe, bya bindi wasabye komeza utitirize.
ukomeze ubwire Imana Mana Mungu burya za ntege nke ndacyazifite none nagarutse neza uzigarutse umeze kuriya mwami yarengeye uriya mupfakazi Imana yo ni kangahe Imana nayo iteza amatwi kubwo kumva ibibazo byacu amen ariko mbona ateze amatwi wagira uwavuga navuze n'umwe ariko yibwire ni urushye ni uremerewe bibwire Yesu turenuje uzabona